abarozi baguhagaze imbere buri ntambwe, baravuma buri ntambwe, barakuroje buri ntambwe, wabuze aho werekeza, wabuze icyo ukora, wabuze icyo uvuga, wabuze uko ubigenza, kuko baguhagaze imbere. Ariko amubwira kondisiyo, wagendanye n'Imana wabiki, washorewe n'Imana wabiki, uvuganye n'Imana wabiki, ugendanye n'Imana icyako. Umve rya jambo nabwiye cya gihe cyuko umuvumo hambira ibirenge, aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabibwiye Mose, aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabibwiye Mose. Wumve ko umuvumo urabashuhuje cyane, ndabakunda Nshuti zanjye zikomeye, bantu b'Imana, abari mu Rwanda, bari i Kigali, Gikongoro cyangwa Guhahoza ari cyangwa Gukera, Musanze, mwe mwese reka mbasuhuze. Abo mu Byanga baho hirya baho ndabazi ko mu nkurikirana Gisenyi kuwinka abashina ajya bamenye, abo mu Kunyuza Nyamagabe mwese Imana bampera umugisha, Tare na Tumba mwese mugubwe neza. Reka mvuge ngo Nyagatare ka Gitumba amahoro y'Imana bane namwe, kandi si gitangaza ko narwaza mu bihugu bwa neza cyane Nyaruguru amahoro y'Imana gumane namwe. Reka abantu bo muri Huye muhure n'Imana n'ibitangaza by'Imana uyu munsi wa none, mugire umugisha w'Imana. Kandi abanyigitarama namwe mutaramane n'Umwuka wera, ndazi kabimuhanga mugiye guhangara ibyari byabahangamuye, mugiye kubita hasi imbaraga z'abadayimoni kubw'ijambo ry'Imana mwumvise. Hanyuma bakunda YouTube mwese Imana bampera umugisha, n'abayireba bayinenga namwe Imana ibaha umugisha, n'abatakunda mbabwiza ukuri mwe mwese, abanyonzi munyonge mubona amafaranga uyu munsi wa none, abatayeri mubona ibiraka, bategura ubukwe, buri muntu wese agira umugisha mu rwego rwiwe, mugubwe neza amahoro y'Imana bane namwe, ndabashimiye mu izina rya Yesu. Umwuka w'Imana abane namwe mu buryo bwose bukomeye, kandi data wa twese abagiriye neza, kandi umwuka w'Imana arushaho kubashoboza no kubashyira mu mwanya ukwiye, no kubashyira mu buryo bukwiye, kandi no kubarengera no kubatabara nk'uko bisanzwe. Kandi umwuka w'Imana abagumeho cyane, kuko nzi neza ko mutazagira ubwo mwinuba cyangwa mwicuza kubibabaho, ahubwo muzarushaho kugira imbaraga z'uburyo bwose mu nzira zose, ndetse kandi Imana yo mu ijuru itazakureka, itazagutererana. Aho tugeze ku munsi wa gatatu w'amasengesho, Imana ikumpera umugisha, maze kubona comment nyinshi uyu munsi tugiye gutera intambwe ya 10 ari nayo ya nyuma. Muze kundebera ko hari amafaranga yavuzwemo, muze kureba ko hari igitambo cyavuzwemo. Urasanga buri gihe bimwe n'ibyo kwihana, ibindi nibishingiye ku muryango, ibindi nibishingiye kuri wowe. Aho twanye ku ntambwe ya 9, menyereza ururimi rwawe kwakira ibyiza muri wowe. Rero intambwe ya 10 yo tugiye kubona ibindi bintu bikomeye kandi biduhesha umugisha, bituma tugera kure hashoboka, kandi Imana ikaturengera muri ubwo buryo bwiza cyane. Imana ibaha umugisha. Nangira ngo dusengane Imana mwese abari hirya no ku isi, mu burengera bw'isi, burasira bw'isi, amajyaruguru y'isi n'amajyepfo, kandi tubwire mwene muvandimwe wacu yuko umudamu rwe turi kumusengera amaputo aho ngaho, kandi Imana igomba kumukiza mu izina rya Yesu. Imana itugire neza cyane, kandi Imana yarabikoze. Intambwe ya 10 rero navuga ngo aturira mu mavuta cyangwa avugira mu masezerano y'Imana. Gerageza buri gihe kuba mu masezerano y'Imana. Sinavuga ngo umatana n'amasezerano y'Imana, wijya kure n'amasezerano y'Imana, wijya kure n'ijambo ry'Imana. Confess, gerageza mu kubaho kwawe, mu gusenga kwawe, wihuze n'imvugo y'Imana n'ijambo ry'Imana, wihuze n'imvugo y'ababohotse, wihuze n'imvugo yo kubohoka, wihuze n'imvugo yo kwinjira mu buryo bukomeye bw'isezerano ry'Imana, uvuga Imana mu buryo bwinshi kandi butandukanye, kugira ngo Imana ikugire neza cyane. Mwibuke ko amagambo y'Imana agaragara mu gitabo cy'umuhanuzi Yosuwa cyangwa se umukozi w'Imana Yosuwa, igice cya mbere umurongo w'8, haravuga kandi amagambo yose n'amategeko yose yo muri iki gitabo ntuzayateshweho inyuma mu kanwa kawe, uzayakurikize, uzayumvire, ukurikira Imana, kandi Imana izagera kugira ngo ibyanditswe mu gitabo ntukabure kubivuga buri munsi. Bivuze ngo Imana iramubwira ngo aya magambo yanditswe mu gitabo ntakabure kuyavuga ku manywa na nijoro, ntakave mu kanwa ke, kandi ntayagomere, kuko natayagomera nibwo azabasha kubohoka kandi agatera intambwe imbere. Nuvuga ngo iyi Imana
yabwiye Yosuwa aya magambo ngira ngo ni ibice 8 aho yambwiye ngo amagambo yanditswe muri kino gitabo ntukabure kuyavuga ku manywa na nijoro. Imana itugire neza cyane. Ndagira ngo umenyeshe neza yuko iyo buri gihe ukomeje uwo mutwaro wo kwegera Imana no gusenga Imana no kuvugana n'Imana, hari ahantu ugera kandi heza, kandi Imana ikagutabara. Kugerageza kuvuga amagambo y'Imana, kuvuga imikorere y'Imana, kuvuga imirimo y'Imana, noneho no kuba buri gihe udacogora mu kuvuga iby'Imana yagiye ikora. Amagambo agaragara muri Yosuwa igice cya mbere umurongo w'8 havuga amagambo meza tubwira ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukazabashishwa byose. Mbese ibyo bigutegetse ni uko komera, shikama, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Intambwe ya 10 nayikubwiye ngo vuga amagambo y'Imana uko ari yose ntacyo ukuyeho. Imana ibwira Yosuwa iti icyakora ukomere, umurongo wa 7 cyangwa se reka tuyasome yumve neza, aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabibwiye Mose. Umve rya jambo nabwiye cya gihe cy'uko umuvumo hambira ibirenge, aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabibwiye Mose. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabibwiye Mose. Wumve ko umuvumo ufata ibirenge. Umurongo wa 2 haravuga ngo uhereye mu butayu ukagera ku musozi w'i Lebanone, ukagera ku ruzi runini rwitwa Efurata, igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja n'Iburasirazuba nirwo rugabano rwanyu. Imana hababwiye nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, kuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasekuruza babo. Urumva ababyeyi bateguriye abana babo ko Imana ibahaye igihugu. Icyakora ukomere ushikame kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshe uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo uzabashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri mu gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese si igihugu utegetse, ngaho nuko komera, shikama, ntutinye, ntukuke umutima, kuko Uwiteka ari Imana yawe ikugiye imbere, izajyana nawe hose. Imana ishimwe cyane. Urumva intambwe ya 10 ivuga ko tugomba kwatuza akanwa kacu, kuvugisha akanwa kacu amategeko y'Imana n'amasezerano y'Imana, kugira ngo ntutinye, ntushikame, ntukuke umutima, nzajyana nawe aho uzajya hose. Icyakora ibyanditswe muri kino gitabo biravuze ngo intambwe ya 10 gerageza kuvuga iby'Imana mu buzima bwawe, gerageza kwihambira n'ijambo ry'Imana, kuko nibwo uzabashishwa, nibwo uzashobozwa. Rambwira tumva ninjye ubigutumye, yamubwiye ngo wikuke umutima, wihagarike umutima. Mu mirongo igera ku 8 harimo 3 ivuga ibyo bintu. Urumva Imana bisuyemo kenshi cyane kugira ngo uyu muntu yakire amasezerano akwiriye. Aravuga ngo shikama, ntukuke umutima, ntuhagarare, ntutinye, ninjye ndi kumwe nawe. Ariko amagambo yanditswe muri kino gitabo, amagambo y'Imana ntuyateshuke, yavuge ku manywa, yavuge nijoro, yavuge saa 4, yavuge saa 8, ngo kugira ngo yibuke nijoro na mu gitondo, ngo bashishwe kuzagera ahantu kure. Rero mu ntambwe ya 10 ituma dutsinda karande, nuko twihuza n'ibyanditswe byera, tugahambiranwa nabyo, tukabizirikana, umutima yacu ntihagarare. Ukavuga uti byose ubwo navuganye n'Imana, ngo sijye
ubigutegetse, hari undi ubikubwiye, hari undi ubigutumye. Nuko rero shikama witinya. Iyo tumaze kubohoka duteye ino ntambwe turashikama, ntidutinya abarozi, ahubwo dutinya Imana yavuganye natwe izaturinda. Ntidutinya ibitero, ntidutinya amagambo, ntidutinya za SMS, ntidutinya za WhatsApp, ntidutinya abantu bavuga, ntidutinya abantu badukorera, ntidutinya ibyago byatuzaho, ntidutinya ibitero byatugeraho, ahubwo buri gihe twumva yavuze ngo nuko rero shikama. Haleluya. Nuko rero shikama. Yaramubwiye ngo nta muntu n'umwe wenda guhagarara imbere yawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Iyo twihuje n'ibyanditswe byera, tukihuza n'amategeko y'Imana, tukihuza n'amasezerano y'Imana, ntitugendere mu byaha bya ba data na ba sogokuru na ba sogokuruza, ntitugendere muri kandi no mu mivumo, ntidukore ibyaha byabo, ahubwo tukizana amategeko y'Imana kandi tukegera amategeko y'Imana kandi tugakora amategeko y'Imana. Bivuze ngo nta kindi kiba cyabuze, ikiba gisigaye ninde nuko ubwawe ugomba guhagarara n'Imana yawe, ukamenya ko witwara mu bintu, ukamenya ko witwara mu byo ukwiye kubaho. Kwavuze ngo sijye bigutumye se uhereye no, nta muntu warinda guhagarara imbere yawe, ariko abarozi baguhagaze imbere buri ntambwe, baravuma buri ntambwe, barakuroje buri ntambwe, wabuze aho werekeza, wabuze icyo ukora, wabuze icyo uvuga, wabuze uko ubigenza, kuko baguhagaze imbere. Ariko amubwira kondisiyo imwe, aramubwira ngo kugira ngo ntaguhagarara imbere, hatagira uguhagarara imbere, ni ikintu kimwe gusa. Avuga ngo nta muntu n'umwe, umurongo wa 5, wahagarara imbere yawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. None hibaze kuki baguhagaze imbere rero, kuki ibintu biguhagaze imbere byose byakuzona. Nta kindi, menyereza akanwa kawe kuvuga amagambo y'Imana mazima, no kwihuza n'ibicaniro bizima, no kwihuza n'ababohotse, no kwihuza n'Umwuka wera, no kwihuza n'amasezerano ya Aburahamu, no kwatura amasezerano, no kwatura guhabwa igihugu gishyashya. Aramubwira ngo komera ushikame. Amagambo bwa 6, komera ushikame, bivuze ngo haragwa kumutera ubwoba. Shikama no guhagarara hamwe, kuko nzatuma uha abantu kino gihugu bazazungura icyo nasezeranije basogokuruza. Umurongo wa 7 ngo icyakora ukomera ushikame cyane. Imana ibisubiyemo 2. Umurongo wa 6 ngo komera ushikame. Umurongo wa 7 ngo icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yavuze. Ku murongo wa 7 ngo ibiri muri iki gitabo cyose ubihamisha akanwa kawe. Nshuti z'Imana, bavandimwe, abakozi b'Imana, abo turi kumwe, turi kugendana, abo duhagaye dusenga Imana, twinginga Imana ku ntambwe ya 10, ndagira ngo nkubwire ngo nta kindi cyadushoboza nuko duhagarara twemye, dushinze ibirenge, dukora wa murimo uvuga uti nanjye Imana nzi kizangirira neza. Aravuga ngo intambwe ya 10 ituma ubasha kubohoka karari. Amwe ngo cyakora komera ushikame. Irongera ngo shikama, komera shikama. Yavuze komera shikama inshuro zirenga 4 mu 200 yose, ngo ntutinye nuko ku mutima, ntuhagare ko nzatuma uhesha abo bantu igihugu cy'Ikanani. Kwa ngo shikama nuko yatwaye byatuma adashikama, witinya ntwabyagomba kumutinyisha. Bivuze rero ngo intambwe ya 10 izatuma nta muntu uzakugiraho ijambo, nta kandi izakugiraho ijambo, nta mwana uzakugiraho ijambo, nta mikaza uzakugiraho ijambo. Izatuma ntutongera guhomba, utongera guhura n'ibyo wahuye nabyo muri 2022 utongera guhura nabyo. Nta yindi nuko mu kanwa kawe ushyiramo amagambo y'Imana. Nubikama bakuvuze uzabuhombye, nubikama bakurwanya uzabuhombye, nubikama bakurakaje uzabuhombye, nubikama bakuvuga nabi uzabuhombye, nubikama bagusebya uzabuhombye, nubikama bagutera ubwoba uzabuhombye. Ahubwo shikama, vuga Imana, kurikira Imana, huze n'ijambo ry'Imana, rihagararemo, atura amategeko y'Imana, atura amasezerano y'Imana, atura kubaho, ihuze ngo cyakora ibintu. Shikama, ukurikire bino bintu. Ni amagambo y'ubwenge adukangurira gushikama buri gihe kugira ngo tugere kure, Imana itugire neza cyane. Ngo mbese ibyo bigutegetse komera shikama. Mwabantu mwe amagambo murebe. Ari wa 6 turavuga ngo komera shikama. Icya 7 shikama cyane, murongo wa 7. Noneho uwa 8 ngo mbese sijye bigutumye nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana iri kumwe nawe aho uzajya hose. Ijambo shaka gusorezaho kugira ngo uryumve neza. Wagendanye n'Imana wabiki, washorewe n'Imana wabiki, uvuganye n'Imana wabiki, ugendanye n'Imana cyakutwara nawaje ntuwagumye ugakomera. Shikama, haleluya, kandi komera kandi ugere kure
kandi ubyumve neza. Wabanye n'Imana byagutwara iki? Washikamye mu buryo bwiza byagutwara iki? Bivuze ngo amagambo y'Imana ni neza y'Imana n'imikorere y'Imana nibyo byonyine byagufasha guhagarara wemye, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Rero ntiyagutererana, ntiyakureka, ntiyaguhana, kuko ugomba gushikama ukamenya urwego uhagazemo. Nibyo bintu bya mbere bidukwiriye. Iyo ururimi rwawe rutangiye gucika intege nirwo rukongeza umubiri gucogora. Imana mwana ngo shikama ninjye ukubwiye. Ariko ibyanditswe muri aya magambo bivuze ngo nzagendana nawe n'Imana, nzabana nawe. Mbese koko Imana yagendana nawe kandi yamara kugendana nawe ikaguterana kandi mwagendanye? Kabiri, mbese Imana yaba iri kumwe nawe umurozi akanyura hehe? Imana iri kumwe nawe umupfumu yanyura hehe? Imana iri kumwe nawe umurozi yaca he? Umugome yaca he? Umubandi yaca he? Uguhiga yaca he? Uri kugendana n'Imana ukurwanya yakubona gute? Yagukura hehe? Yagusanga hehe? Kandi Imana ibikurinze kandi igukingiye. Erega tuyo tumenya neza yuko ntabwo karande n'ivumo bivanwaho n'ibimenyetso bifatika, ahubwo bivanwaho n'izi ntambwe 10 nakubwiye. Warangiza ugasenya ibicaniro byose bashyizeho, ukatura kakanwa kawe, ugashyiraho gahunda yo gusenga no kubana n'Imana. Warangiza umutima ubohotse ukabona gutanga cya gitambo kisimbura ibyo bagutanzeho byose. Ariko ntushobora kugitanga utaratera izi ntambwe, nta kintu wakwikuriramo. Niyo mpamvu nta nicyo wakuyemo, niyo mpamvu n'uyu munsi ntacyo wenda gukuramo. Byose bizaba bivuna umutima wawe kandi uzagubwa nabi. Yesu rero akumpera umugisha, akwambika imbaraga, akunezeze, agukomeze, akurinde, agushoboze. Menya ijambo ry'Imana, iga ijambo ry'Imana, vuga ijambo ry'Imana, sengera mu masezerano, sengera mu byanditswe byera, wisengera mu migani y'abakecuru n'abasaza, wisengera mu mvugo z'abantu zadutse. Wesenga wemye, atuza akanwa kawe, hagararana n'Imana, korana n'Imana, vugira Imana, canana n'Imana ngo nzajyana nawe aho uzajya hose. Imana mujyanye muri ofisi nta wakwirukana, Imana mujyanye mu rugo nta wakwirukana muri urwo rugo. Imana ijyanye nawe kugira ngo urambagize, ikagufasha kubona ngo ntacyo urugo rwaba rwawe. Imana igendanye nawe wagira umugisha, Imana igendanye nawe wahindura amateka, Imana igendanye nawe wakwinjira muri gakondo yawe, Imana igendanye nawe nta rugi rwaba rukinze. Mwibuka ko na Petero yarwo yarafunze, bari bafunzeho inzugi enye n'abarinzi 16 bose, ariko Imana imunyuza muri za nzugi. Ugendanye n'Imana nta rugi rutakinguka, ugendanye n'Imana nta gereza itafunguka, ugendanye n'Imana nta byago bitakurwaho, ugendanye n'Imana ntaho utakwinjira ngo bakwakire, ugendanye n'Imana ntawe wajya kureba ngo gusuzugure, ugendanye n'Imana ntawe waguca amazi, ugendanye n'Imana ntacyo wahomba. Rero mu ntambwe ya 10 bituma ubasha kubohoka, noneho ukinjira muri ya mihango nyirizina yo kubohoka bya burundu, nuko umenya kugendanye n'Imana. Ngaho se tubitekereza, wagendanye n'Imana umurozi yahagarara he? Wagendanye n'Imana umudayimoni yahagarara he? Wagendanye n'Imana ibyago byahagarara he? Wagendanye n'Imana ubwo butindi bwahagarara. Wagendanye n'Imana ni iki cyaguhagarara imbere ngo kigucogoze? Wagendanye n'Imana agasuzuguro kava. Wagendanye n'Imana nde wagushyiraho ibyago? Wagendanye n'Imana nde wagushyiraho akajagari kuri? Wagendanye n'Imana ninde wagushyiraho izo ntambara z'uburyo bwose? Wagendanye n'Imana wabiki ubundi bitwaye iki? Wagendanye n'Imana ni ikihe kibazo cyaba? Wagendanye n'Imana ni izihe ngorane zabaho? Wagendanye n'Imana ninde wakuvogera uko yishakiye? Mu ntambwe ya 10 gendana n'Imana, shikama, komera, ntutinye, ntukuke umutima, ariko ibyanditswe byera ubigira imbaraga muri wowe. Ijambo rirye, urinywe, uryambare, uryisige. Ijambo ry'Imana urigendereme, urigendereho, rigutwikire, rikubere, kuko ijambo ry'Imana riri ni naho Imana ibiherere. So intambwe ya 10 riroroshye cyane, ni ukuba umukristo uvuga amategeko, ugashikama, ntutinye, ntukuke umutima, ntuhahamuke, ntutinye abantu babi, ntutinye abanaki, ntutinye abayebusi, ntutinye abarozi, ntutinye abagome, ntutinye abashidodi, ntutinye abashidodi baheruka ngo n'abandi ngo n'abaro, ntutinye n'abandi bose barwanyaga Abisiraheli, ntutinye ingabo nyinshi z'ibitero za Siriya, ntutinye
ntutinya amagambo y'abantu n'induru kuko ushikamye kandi ufite amagambo y'Imana muri wowe akubwira ngo ntutinye, shikama, komera, ni njye ngutumye, nzagendana nawe, nzabana nawe, nzakorana nawe, nzavugana nawe, nzashumva. Imana ikavuga ibintu byinshi bikomeye ikubwira ngo dore ndi kumwe nawe, ntukuke umutima, ntucike intege, ntujye kure. Aya ni amagambo umuntu w'Imana yagombye gutekereza. Hari intambwe nakubwiye ubushize uvuga ngo Yesu aravuga ngo nuko amagambo yanjye abe muri mwe, namwe mube muri njye, musabe icyo mushaka muzagihabwa, mukomange muzakingura. Ngo uhereye kera nta kintu wasabye ngo mukibure, ariko ubu ni musabe. Byumvikane ngo iyo amagambo y'Imana turimo nayo tugahindukira tukaba mu Mana, Imana ikaba muri twebwe, bavandimwe, nta muvumo yafata niba ugendana n'Imana. Kuko aba ngo umva nkubwire, nubwo wari umusirikare ukavugira ko niwe mpaye kino gihe, uzabajyane mu gihe, uzabahesha gakondo uhereye kure Banone, Imana aho hose nzahagwa, ariko umenye kama, ntutinye, ntukuke umutima. Mukura umutima byari bihari, bimuza gushikama byari bihari, gahunda mbi zari zimurwanya, yari afite ibibazo byinshi ku buzima bwiwe, hari abadayimoni bari bamwirukanseho, hari ibyari byamugoye mu buryo bukomeye, ariko ngo shikama, ntutinye kandi ukomere, ntucike intege, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Imana rero ikomera umugisha wowe ukurikiye Ubumwe bw'Abera Ministry, ngusaba ngo gerageza ugomeze ukore comment, ukore like, bidukorere, ntacyo bikuvunaho rwose. Shehereza abandi iri jambo, ntacyo gutwara. Kandi nuko nawe utarakora sabone ukibonye bwa mbere, kora iyaboneshe, koraho subscribe, nurangiza urabaka inzogera ku ruhande ukoreho, ujye ubona notification yacu buri munsi ihora ikuzaho guwe neza. Nshuti yanjye rwose nta mpamvu nimwe ni ukwihuza n'ijambo ry'Imana, wikwihuza n'imigani y'abakecuru, wikwihuza n'abantu bananiwe, wikwihuza n'abantu baguye, ihuza n'ijambo ry'Imana. Shikama, banaho Imana ubwayo yibwiriye umukozi wayo Yosuwa mu mirongo uwa 6, uwa 7 n'uwa 8 kugera ku wa 9, ivuga nk'amagambo ntutinye, ntushikame, ntukuke umutima. Ku murongo wa 6, ku murongo wa 7 no ku murongo w'9, ibi byose Imana ivuga mu gice kimwe honyine gusa ngo nguhaye guhindura. Nawe ugiye guhindura gakondo yawe, ugiye guhindura igihugu cy'amasezerano yawe, ugiye guhindura icyerekezo cy'amasezerano. Ngo ubwo ugiye kugihindura nawe nizo condition, ngo nzagendana nawe. Iyi Imana muri kumwe, umurozi ari hehe, umugoma ari he, dayimoni ari he, umucuraguzi ari he, uguhiga ari he, ugutongera, ukuvuma ari he, ibyo yavumye byamara iki, byagufatwara iki, byakujyana he, mu gihe ushikamye kandi si by'Imana biri mu mutima wawe. Imana ikumpera umugisha. Ntabwo nshaka gutinda kuri iyi ntego, wayumvise kandi wayisobanukiwe. Imana y'amahoro igushoboze. Hamagara nimero ubona munsi tugufashe, tugusengere, dukomezanye, kandi Umwuka w'Imana abane nawe. Hagarara ushikamye, woye gutinya, woye gukuka umutima. Imana iragukunda, Imana irakuzi, Imana irakwemera, Imana izakugirira neza, kandi Imana izakurengera, Imana izagucira inzira, Imana izakubera icyerekezo kizima. Nta kamaro k'umurozi ntacyo bizatanga, uvuma ntibizamukundira, uhanura ntibizamukundira. Uzahora utsinda, wongera utsinde, wongera utsinde, wongera utsinde, kuko wagendanye n'umugabo ufite imbaraga witwa Yesu Kristo. Imana ibamugisha mwese mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana, turebe icyo Imana yakora kandi yari mu buryo bwose. Mwe ko turi amasengesho yacu iminsi ikurikirana, aho turi muri amasengesho yo kwambuka ibyakurwanije, nyabone kubyambuke neza, wambuke umwaka neza mu mahoro kandi ugubwe neza, kuko Imana iri gukora ibitangaza, kandi Imana iri gukora ibitangaza. Imana ari ikora ibitangaza. Imana igubaho umugisha cyane. Ndumva Imana ivuganye nanjye ko ari ikintu ugiye gukora. Nyaboneka amagambo gaho koko yera dukora iyo formule, cyangwa dukora icyo kintu tukitekereza. Iramubwiye ngo ntutinye, ushikame, ntukuke umutima, nzajyana nawe aho uzajya hose. Urumva Imana mujyanye muri biro ukicaramo, ninde wakwirika iyo ntebe yawe? Umwicaye mu rugo, ninde wagira gutwara? Nimureke twige kujyana n'Imana. Ni intambwe ya 10 igutera kubohoka. Muhabwe umugisha n'Imana wa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ngizo za ntambwe 10 rero. Imana ibarinde kandi Imana ibakomeze. Data wa twese, uhora umwami w'amahoro, kitari kisungwa n'amahanga, Imana idukunda kandi Imana iturengera. Ndasabye ngo ufashe ubwoko bwawe kandi ubutabare muri iyi minsi y'amasengesho 15 nyaguhora ku ngoma. Ntibazambukane ibyabaremereye, bazagende baguwe neza. Ari umudamu, umubyeyi, umugabo, umugore, umwana muto, umuntu mukuru, wumve iyi cano ndetse no tuzasengana ku rubuga mwami, bose ubagire neza, ubambika imbaraga, basohoke mu kibazo bemye kandi baberenga bibakingira. Urakoze kubyuzuza hano umugisha bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.